Uyu munsi wa none ngufitiye top 10 abakire ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuba wibaza ati ninde muherwe wa mbere kurusha abandi hano mu Rwanda utunze amafaranga menshi kurusha abandi. Nguko wabyumvishe rero tugiye kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ku bakire batunze amafaranga menshi, tuve kuri baradora tugarukaho benshi bagiye batandukanye, yego nibyo mu byo bakora bafite amafaranga menshi, ariko by'umwihariko no tugiye kurebera hamwe ngo ubundi ni bande bakire 10 ba mbere batunze amafaranga menshi kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Njyewe tugiye kubana ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubane mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Tudatinze rero reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo witwa Sina Gerard. Uyu Sina Gerard afite atropose urwibutso ruherereye hariya mu karere ka Gakenke, hariya mu ntara y'Amajyaruguru uzamuka ujya i Gisenyi. Nta muntu utazi Sina Gerard kuko yamaze kubaka izina hano mu ruhando mpuzamahanga, cyane cyane hano mu Rwanda. Hano iwacu Sina Gerard rero niwe uza ku mwanya wa 10 mu bafite amafaranga menshi cyane. Sina Gerard nta handi akura amafaranga ye usibye mu nganda ziwe zigiye zitandukanye zikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo amandazi, harimo urwibutso, harimo agashya ndakekura kazi bita ngo bakundaga kwamaza kiravuga ngo agashya ka Nyirangarama, harimo za wine zakunzwe cyane hano mu Rwanda, harimo imitobe by'umwihariko ikunzwe cyane hano mu Rwanda, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo insenda zakunzwe cyane hano mu Rwanda nk'urusenda ngo rwitwa akabanga, buriya rukorwa n'uyu mugabo Sina Gerard. By the way, uyu mugabo afite undi mwihariko kuko uyu Sina Gerard ari mu bantu bateje imbere kariya karere ka Gakenke. Kariya karere ka Gakenke yagateje imbere mu rwego rwo hejuru cyane ko benshi mu bakora cyangwa mu bakozi be ariho baturuka, ndetse no mu karere ka Rulindo. Niwe rero uza ku mwanya wa 10, akaba atunze amafaranga agera muri miliyoni 34 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga ni menshi cyane kuko ugereranyije cyangwa se ushatse kuyashyira amafaranga y'u Rwanda wasanga agera muri miliyari hafi 36 cyangwa na 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga akaba ari yatunzwe n'umukire wa 10 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tudatinze rero reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 rero nk'uko nabikubwiye turahasanga umugabo witwa Colonel Twahirwa Dodo. Colonel Twahirwa Dodo ni umugabo uzwi cyane hano mu Rwanda, ku buryo ugeze kuri gare ziherereye hano mu Rwanda ukavuga ngo izina Dodo bahita bumva byihuse uwo ushatse kuvuga. Nimvuga Dodo urahita wumva icyitwa RFTC cyangwa RFTC, urahita wumva icyitwa Ritiko, by'umwihariko urahita wumva icyitwa Jari Investment Company. Ni ukuvuga ngo Dodo niwe nyirizina cyangwa se niwe nyirizino modoka zose mubona zanditseho Ritiko. Biriya modoka hari ibintu mubona mu mujyi wa Kigali, mu ntara rimwe na rimwe, ariko ziriya zose ni iz'uyu mugabo. Urumva urwego ariho, ndetse na zino modokari zose mubona zanditseho RFTC zose ni iziwe. Na zino gare zose mubona mbese zino gare zose mubona ziparikamo imodokari zanditseho Jari Investment zose nize. Izi gare zose zikaba ziri muri bimwe mu bikorwa uyu mugabo yubatse hano mu Rwanda bimuhereza amafaranga menshi cyane. Murabizi ko uyu usibye kuba RFTC na Ritiko afite izindi bizinesi zajyaga zambukiranya imipaka
by'umwihariko rero iriya kampani ya Trinity nayo ikaba ari y'uyu mugabo. Urumva ko Dudu agomba kuba umukire byanze bikunze. Akaba nyine ari na retired mu gisirikare, akaba ariyo mpamvu ubona imbere ku mazina ye bongeraho ijambo Colonel, wahoze mu ngabo za RDF. Akaba ari nawe uri ku mwanya wa 9 nk'uko twabibabwiye, akaba atunze agera kuri miliyoni 48 z'amadolari. Ubwo nyine ni miliyari zira muri 52 z'amafaranga y'u Rwanda. Bantu banje nimwumve amafaranga, mwumve ko ari amafaranga menshi aba bagabo bakoze cyane. Reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 rero nk'uko nabikubwiye, ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Rusirare Jack. Rusirare Jack, Rusirare Jack yatangiye afite uruganda ruzwi cyane hano mu Rwanda rwa Amekikro. Amekikro ndakeka nta muntu n'umwe utazi urwo ruganda hano mu Rwanda, by'umwihariko ku buryo poroduwi zarwo ntaho utazisanga mu gihugu cyacu ho cyose. N'ahandi ni uruganda bita Ameki, rwatangiye rwitwa Ameki. Ni uruganda rukora ibintu bijyanye n'ubwubatsi, harimo inzugi, amadirishya. Ni uruganda rw'ibyo ngibyo nyine, rukora ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Noneho nyuma uru ruganda rwa Ameki yaje kuruhinduramo cyangwa se kuruvugurura, ruvamo Amekikro. Amekikro ndakeka urabyumva. Rwahise rero rutangira gukora amarangi, rwongeraho n'izo nzugi nyine no madirishya. Ndakeka wararwumvishe by'umwihariko babyamamaza ku ma TV, bamamaza uruganda rwa Amekikro ku ma TV ndetse no ku maradiyo. Niyo utaba waregeze kubona produit zarwo, ariko ndakeka wararwumvishe kuko ni rumwe mu nganda zatangiye hano mu Rwanda bwa mbere hano mu Rwanda, ndetse urwo ruganda rukaba rwari rukora amarangi ndetse n'inzugi n'amadirishya. Biza gutuma bahita barwita rero Amekikro. Rwaratangiye ari Ameki, rukaba ari uruganda rukomeye hano mu Rwanda, ndetse rukaba runohereza produit zarwo mu mahanga, rugenda rwoherezayo amarangi. Urusanga hariya muri Free Zone hano mu mujyi wa Kigali. Usanga uru ruganda iyo winjiyemo uhita uvuga ngo cyakoze warakoze we mugabo we. Cyakoze uyu mugabo yarakoze cyane, naho abandi baratubeshya. Uyu mugabo rero Jack akaba atunze miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Izi miliyoni 60, my friend, wumve ko aya mafaranga ni menshi cyane, kuko yashyize amafaranga y'u Rwanda usanga ari hafi miliyari 65 z'amafaranga y'u Rwanda. My friend, aya mafaranga urano mu gihugu cy'u Rwanda bakakubwira ngo uyaharire, wazayarya kurinda wihushye akuya. Aba bagabo kuko bagiye bakora amafaranga ku buryo buteye ubwoba. Reka tujye ku mwanya rero wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga uwo bita Makuza Bertin. Makuza Bertin ndakeka iri zina ntawe utarizi. Murabizi ko uyu mugabo ari we utunze inzu mubona ya MPC Plaza. Niwe nimwe mu nyubako nini ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi hano mu Rwanda iherereye hariya mu mujyi, hariya ahantu bita ku iposita. Akaba ari hariya bita ku iposita nk'uko nabikubwiye. Rero ikaba ari inzu ifite inzu 3 zigiye zigerekeranyije. Iriya nzu nyine ni nini cyane, my friend. Nuyumva iriya nzu wumve yuko inahenze cyane. By'umwihariko uyu nguyu Makuza amenyekanye cyane by'umwihariko kubera kugira uruganda rwa Rwanda Foam. Buriya ziriya matera zose za Rwanda Foam ubona, uyu mugabo niwe
uzikora cyangwa se uruganda rwiwe nubwo yapfuye cyangwa yitabye Imana, niwe wasize uruganda rwa Rwanda Foam. Ziriya matera zose mubona akaba ari ibikorwa yasize afite hariya muri Free Zone. Urwo ruganda no ruherereye rukora matera nkuko nabikubwiye, Rwanda Foam. Uyu mugabo rero akaba ari we nyiri ruriya ruganda, ndetse ni nawe nyiri iyi nyubako ya MP Plaza. Iriya nzu ikaba yaratwaye agera muri miliyoni 40 z'idolari. Nuzajya wumva aya mafaranga ujye wikanga mo my friend, ujye wikanga mo my friend, kuko biteye ubwoba. Ujya wumva by'umwihariko nk'abakire batuye mu mazu ya miliyoni 10 z'idolari, ariko iriya nzu ya MP Plaza yarwaye agera kuri miliyoni 40 z'idolari my friend. Akaba nyine ariyo mafaranga iriya nyubako yatwaye kugira ngo ibe ihagaze kuriya nyine uyibona. Uyu Makuza nyine hariya mu mujyi, uhangaha nyine cyane cyane baramumenye by'umwihariko kubera ko afite ibikorwa byinshi. Uyu mugabo nyine yaje kwitaba Imana mu minsi ishize. Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Niwe rero uri ku mwanya wa karindwi, akaba yaratunze agera kuri miliyoni 75 z'amadolari y'Amerika. My friend, aya ni amafaranga menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Sinzi ko wazabona n'icyo yarya ngo ahubwo uyamare tuve kuri bakora miliyoni 1 bakahirya mu minsi 2. Aya mafaranga wazayarya ukaruha, n'abagukomotseho nabo bazayaryaho, kandi ugifite n'ibikorwa bikinjiza andi menshi cyane. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ese wakibaza ngo ku mwanya wa 6 ninde uhari? Reka ngusabe gukora subscribe wowe wakurikiye ukiri kumva iki kiganiro, ndetse dukomeza tujya ku mwanya wa 5. Reka turebe ku mwanya wa 6 ubundi ngo ninde uhari. Ku mwanya wa 6 rero tugiye kuhasanga nawe ateye ubwoba. Ndakubwira uwo bita Mugisha Joseph. Nivuga Mugisha Joseph uri ku mwanya wa 6, urahita wumva icyitwa Fair Construction. Ni company ikomeye ku rwego rwo hejuru, imaze kubaka inzu zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba imaze kubaka izina hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nkubwira ko yubatse inyubako zikomeye. Urugero wenda naruguhera ku nyubako y'urukiko rw'ubucuruzi iherereye hariya i Nyamirambo. Iyo nyubako akaba ariho iherereye, ndetse n'iranzu twavugaga hejuru ya MPC Plaza ya Makuza. Uyu nguyu cyangwa se nyiri iyi company akaba ari we wayubatse. N'ibintu bigiye bitandukanye usangamo, imihanda barayubaka byinshi. Rero zimwe mu nyubako zigiye zikomeye cyane, iyi company ya Fair Construction niyo izubaka, ya Beltin niyo yagiye izubaka. Nimvuga rero Mugisha uhita wumva Fair Construction hano mu Rwanda. Uyu Mugisha rero akaba atunze miliyoni 150 z'amadolari, ubwo mu manyarwanda ni miliyari hafi 162 z'amadolari. Aya mafaranga my friend nuyumva wumve ko aya mafaranga kuzayarya ngo uyamare ari menshi. Aba bagabo bakoreye amafaranga yabo. Reka tujye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 rero turahasanga nde? Ku mwanya wa 5 rero turahasanga umugabo witwa Hatari Sekoko. Nimvuga Hatari Sekoko urahita wumva ko ari umugabo ukomeye cyane, ufite amafaranga menshi cyane, n'ipusi itasimbuka. Urugero naguhereza niba ujya i Kigali, cyangwa se utanagerayo i Kigali, ushobora kuba wumva inzu yitwa City Tower. Iyi City Tower rero ni inyubako ifite inzu zigerekeranyije zigera muri 20. Ni inyubako yamenyekanye kuko iyo ushaka kurangira umuntu kugira ngo umuntu amenye ahantu uri mu buryo bumworoheye,
uramubwira uti vayo unsange kuri City Tower, ahita ahumva byihuse kurusha ahandi hantu henshi wapfa kumubwira. Cyonongeyeho ndetse tuza usibye kuba afite City Tower, afite indi nyubako ya Downtown hariya mu mujyi, ndetse n'iriya gare ya Downtown nayo ikaba ari y'uyu Makuza. Ni umugabo ufite shares zikomeye cyane muri hoteli yitwa Marriott Hotel, akaba afitemo share, ni ukuvuga ngo ni umugabo mu bintu bijyanye n'ubwubatsi wabishoyemo amafaranga menshi cyane, uwo bita Hatari Sekoko. Rero akaba atunze miliyoni 235 z'amadolari. Aya mafaranga niyumva my friend ni amafaranga menshi, kuko agera kuri miliyari hafi 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga ni amafaranga menshi cyane. Reka tujye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga nde? Ku mwanya wa kane rero turahasanga uwo bita Egide Gatera. Uyu Egide Gatera ni umugabo ufite ibikorwa mu Rwanda hose. Ni umugabo wakoze amafaranga kuva zamani kugeza n'ubu ngubu akaba agikora amafaranga. Uyu mugabo nimvuga nti afite amafaranga ubyumve, kuko niwe ufite icyitwa CP. Izi station zose za CP, ahantu hose ubona handitse SP cyangwa CP mu Rwanda, iyo station yose ni y'uyu nguyu. Usibye n'ibyo afite ibigega biranguza essence bya SP. Usibye n'ibyo afite Cargo Aviation, inyubatsi cyangwa se yubatse icyitwa Cargo Aviation. Afite company ikora ibijyanye n'ubwikorezi, mbega nyine Cargo. Ubundi Cargo ni imizigo, afite rero Cargo Aviation ni company y'ubwikorezi bw'indege, by'umwihariko ibikomoka kuri peteroli n'imizigo igiye itandukanye iva mu mahanga iza hano mu Rwanda. Rwose uyu mugabo by'umwihariko niwe ushobora gutuma nimvuga ahantu amafaranga ye aturuka. Ndakubwira Rwanda Mountain Tea, ndakubwira ko ariya cyangwa se kiriya cyayi ujya ubona ahantu henshi mu gihugu cy'u Rwanda, ariko cyane cyane mu mahanga amenye ko ibintu byose ari iby'uyu mugabo. Kiriya cyayi nkubwira kigiye giteye ku musozi, by'umwihariko birango babita Mountain Tea, biriya byayi byinshi bidateye mu gishanga. Uyu mugabo Egide Gatera niwe ujya ubiteresha. Muzi ibintu bijyanye n'amagaze byitwa SP, nabyo bikaba ari iby'uyu mugabo Egide Gatera. Uyu mugabo rero ngubwira ngo yakoze amafaranga, afite amafaranga menshi, kuko numva amafaranga ye urumva ko ari amafaranga menshi. Uyu mugabo akaba afite miliyoni zibarirwa muri 260 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga yashyize amafaranga y'u Rwanda, akaba muri miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda. My friend, aya mafaranga nuyumva wumve ko ari amafaranga menshi kuyarya, ntabwo wayavamo, wazarinda upfa ukiyarya. Ku mwanya wa gatatu rero, ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo witwa Tribert Rujugiro. Uyu witwa Tribert Rujugiro y'abatwa. Ku mwanya wa gatatu nk'uko nabikubwiye turahasanga Tribert Rujugiro. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo witwa Tribert Rujugiro. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga uwo bitwa Tribert Rujugiro y'abatwa. Twese twakuze tuzi ko ubundi uyu Rujugiro ari we mukire hano mu Rwanda, kandi na n'ubu ngubu twese
turacyazi ko benshi muri twe ari we mukire, ariko si byo. Uyu Rujugiro ni umwe mu bagabo bavuzwe cyane ndetse banamenyekanye cyane, ni umwe mu bagabo babashije kubaka inyubako zikomeye cyane zihenze, zanamenyekanye cyane. Urugero nk'inyubako ya UTC, murabizi ko UTC ni inyubako yamenyekanye cyane cyane, nubwo mu minsi yashize yaje gutezwa cyamunara, ariko nyine ni y'uyu mugabo ufite ibikorwa bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Nugera i Gikondo uzahasanga umudugudu witwa ngo ni umudugudu wo kwa Rujugiro. Uwo mudugudu Rujugiro rwose ni uwiwe, yubatse inzu zimeze nk'umudugudu, ndetse nuzamuka haruguru gatoya ugana ku Irebero uzahasanga inzu nini cyane ifite amabati atukura. Icyo kizu ni iwiwe rwose, niho yari atuye. Iyo nzu iteye amabengeza. By the way, usibye n'ibyo ngibyo, afite uruganda mpuzamahanga rwitwa Pan Africa Tobacco. Usibye n'ibyo ngibyo, Rujugiro afite ibindi bikorwa byinshi. Rujugiro rero yagiye ashoramo amafaranga yiwe. Ibi bintu bigiye mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nk'iyo by'umwihariko ikawa rero, ikawa nyinshi cyane. Rujugiro buriya ateye amakawa, ndetse anakora investment ihambaye y'amakawa, kuko amakawa menshi ava mu Rwanda buriya ni Rujugiro uyashora, n'ibindi byinshi cyane. Ariko ubu ngubu akaba ari umuntu utakibarirwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'uko yagiye ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, harimo nk'ibya jenoside, akaba agahitamo gutoroka igihugu. Rujugiro rero akaba umuntu mu gihugu rero, akaba abarirwa mu bakire, ndetse akaba atunze amafaranga agera kuri miliyoni 350 z'amadolari. Niyo mafaranga bamubarira, ariko by'umwihariko umutungo we ntabwo bawuzi neza, kuko ntabwo akiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo mafaranga my friend, nuyumva wumve ko ari amafaranga menshi cyane, ku buryo utazapfa upfuye no kuyatunga uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'iyo wagiye mu mahanga abantu bayatunze ntabwo ari benshi cyane. Reka tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri rero turahasanga uyu mugabo ntabwo asanzwe. Uyu mugabo ni icyamamare. Uyu mugabo isi yose iramuzi. Ni umugabo ufite amateka akomeye cyane. Ni umugabo wubatse ibigwi, wavanye igihugu mu ntambara, nyuma akakivana mu ntambara, umuriro akakigeza ku rundi rwego rukomeye cyane. Nta wundi, reka muvuge mu cyubahiro cyiwe, heroes cyangwa se mu byubahiro bwinshi tumufata nk'intwari. Ni umugabo witwa HP Paul Kagame, cyangwa se His Excellence Paul Kagame, aba president. Niwe uza ku mwanya wa kabiri mu bakire bakomeye hano mu Rwanda. Ufite shares muri Bank of Kigali. Afite shares muri Bank of Kigali, ubwo Bank of Kigali yashyiraga imigabane ku isoko, nibwo yaguzemo shares muri 2011. Perezida wa Repubulika afite shares mu cyo bita Crystal Ventures. Murayizi, ni nka kampani cyangwa se groupe ibamo ibintu byinshi bitandukanye. Urugero harimo nk'Inyange, Urusenda. Ni uruganda rugenda rucuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko harimo na kampani cyangwa se harimo irindi shami rikomeye cyane ryitwa NPD, Rio Construction. Harimo Isco, ziriya modokari za Isco, ariyo mpamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni iz'umugore wa perezida, ariko si byo. Harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Byose bikaba bihuriye muri Crystal Ventures. Ni bimwe mu bintu bigiye bitandukanye bigiye byinjiza amafaranga menshi, ku buryo byatumye uyu mugabo atunga amafaranga menshi cyane, ku buryo kuri ubu ngubu bibarwa ko Perezida Paul Kagame
atunze amafaranga agera kuri miliyoni 500 z'amadolari. Ayo mafaranga uyashyize mu Rwanda ni hafi miliyari 600 z'amafaranga y'u Rwanda. My friend, ayo mafaranga niyumva wumve ko ari amafaranga menshi cyane. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, ndagusaba gukora subscribe ndetse gusaba no kuba wakanda like kuri iyi video kugira ngo tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umugabo ufite amafaranga menshi cyane, nta wundi ni umugabo witwa Rwayitare Alexis. Uyu mugabo ntabwo hano mu Rwanda tumumenyereye, yavukiye mu Rwanda gusa aza kwimukira muri Congo, aho yaje gutangirira bizinesi yiwe y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Nimvuga amabuye y'agaciro wumve zahabu, diyama kandi menshi agiye n'andi menshi agiye atandukanye, by'umwihariko ni amabuye aba ahenze cyane. Akaba muri kiriya gihugu cya Congo ariho yaje gutangira bizinesi ziwe ndetse anahiga n'amashuri yiwe, ku buryo yize muri PS. Uyu mugabo Alexis Rwayitare niwe muntu wa mbere waje gukorana uruganda muri Afurika. Niwe muntu wa mbere washinze uruganda rwo muri Afurika rwitwa Treseri. Bwa mbere mu Rwanda, ngira ngo mbere y'uko izino telefone dukoresha ziza cyangwa se zikorwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, uyu mugabo mwajyaga mubona ko mu Rwanda twakoreshaga telefone zanditseho ngo Treseri. Uyu mugabo rero waje kubaka uru ruganda, ni nawe waje ku mwanya wa mbere mu bantu bakize hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu akaba yituriye mu gihugu cya South Africa. Uyu mugabo niho aherereye. Wumva amafaranga atunze, uyu mugabo atunze amafaranga menshi cyane, ku buryo ubukire bwe bwaje kumuhesha guhura na nyakwigendera uriya Nelson Mandela. Uyu mugabo begeze guhura, atari nuko ari umuperezida, ahubwo ari uko ari mu bagabo ba mbere bakora ubushoramari bukomeye muri South Africa. Uyu mugabo ntabwo atunze muri miliyoni, ahubwo atunze amafaranga agera kuri biliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga atunze. Ubwo mbega amafaranga ushatse kuyashyira mu Rwanda ntabwo yaba akiri biliyoni, ahubwo yaba amaze kuba tiriyoni zigera kuri 4. Aya mafaranga rero kuyarya